ibihe byiza kuri twabanye muri episode ya kane, ubwo tugiye kurebana episode ya gatanu. Episode ya kane twagarukiye aho Mugiraneza yabonaga umukobwa we ashobora kumererwa nabi. Yafashe icyemezo gikomeye icyari kugena uko urukundo rwa Diane na Eliya ruzamera burundu. Episode ya gatanu nabwiye ngo ni inzozi z'urukundo. Eliya asenga Imana imuha indoto zimwereka icyizere n'icyo azaba ejo. Igihe Diane arimo gusinzira mu bitaro, ijwi ry'ijoro rivugira mu nzozi. Turebe na episode ya gatanu uko byagenze. Hari igihe umuntu abura byose ariko ntabe yabura icyizere. Iyo Imana ishaka kugukomeza, rimwe na rimwe igukomeresha inzozi, nk'uko byagendekeye kuri Eliya. Eliya yari amaze iminsi adasinzira neza, umutima we wari umerewe nabi no kuba atumva amakuru ya Diane. Buri mugoroba yakoraga ku ibuye ryo ku gasozi kari hafi y'iwabo, agahagarara agasenga agira uti: Mana, niba koko urukundo rwacu rutarimo ikosa, reka numve ijwi ryawe mu buryo bwose ushaka. Ijoro rimwe yasinziriye yicaye ku ntebe, amaze gufunga amaso yumva ari mu murima mwiza w'indabyo. Hari urumuri rukeye ruvuye kure, ijwi ryoroheje rivuga inyuma ye rimubwira ati: Eliya, ntibyoroshye ariko ntibinanirana. Ibigeragezo byose bigufasha kumenya agaciro k'urukundo. Yakangutse abira ibyuya, amaze gufata agatabo ke k'isengesho yandika aya magambo: Nabonye Imana impumuriza, ntabwo urukundo rwacu ruzapfa, keretse niba urukundo nyakuri rwapfa. Ku ruhande rwa Diane ibintu byari bikomeje kuba bibi. Yari amaze icyumweru mu bitaro, ntavuga byinshi ariko amaso ye akagaragaza ibibazo byinshi. Umunsi umwe nyina yicaye iruhande rwe amufashe ikiganza cye. Diane atangira gusinzira gahoro, ariko mu nzozi ze yumva ijwi ry'umusore amenyereye: Diane, uracyari mu mutima wanjye, kandi nubwo tutabonana iminsi yose Imana irabizi. Asohoye iryo jwi mu nzozi, amarira amanuka ku maso buhoro buhoro. Nyina arikanga amukoraho. Diane aravuga n'ijwi rito cyane: Mama, Eliya yansuye mu nzozi. Mama yambwiye ko byose bizarangira neza. Nyina ararira buhoro, aravuga mu magambo agira ati: Mana, niba koko urukundo rwabo rufite ishingiro, yereka ikimenyetso. Ijoro rikurikiyeho nyina wa Diane nawe asinzira afite agahinda. Arota Eliya ahagaze imbere ye, amubwira amagambo amwe Diane yumvise: byoroshye ariko ntibinanirana. Nyuma y'ayo majoro abiri, ibintu byatangiye guhinduka. Diane yatangiye kugarura akanyamuneza. Yasetse bwa mbere y'amezi 3. Nyina aramureba, amarira arashoka. Ati: Ubonye ukuntu isezerano ry'Imana riza buhoro buhoro? Nuko riza. Diane aramusubiza aseka buhoro: Mama, ntumva ntangiye kumva amahoro muri njyewe. Ku rundi ruhande Eliya ari mu isoko ry'iwabo, yumva ijwi ry'umwana riramuhamagara: Anko, hari umuntu ushaka ko umuha iyi baruwa. Eliya arayifata, yitegereza impapuro. Ku gasanduku k'inyuma handitseho: Ntibyoroshye ariko ntibinanirana. Icyo Eliya atazi ni uko iyo baruwa itari yanditsweho na Diane ubwe. Hari undi muntu wari watangiye kumukurikirana mu ibanga. Reka tuzahorana muri episode ya 6 yitwa Guhangana n'igihe. Diane yoherezwa kwiga kure, ariko urukundo rwa Eliya ntiruhagarara. Igihe gitangira kuba umwanzi ukomeye mu rukundo rwabo. Iyo zaba ari episode ya 6.